umukobwa yarari hano afite ikarita kugira ngo arebe ko yabona ibyo kurya, akiza asanga asigaye $1 ryonyine, abona bari bumuhe imboga gusa aho ngaho agabura yarebye tamushyiraho n'inyama kuko nyine afite udufaranga dukeya, ahita amushimira cyane turakoze. Nyuma yo kurya yese akuzira mu ishuri niyo yari konyereza umwana we ko yari yarabyaye. Principal yumvishe urusaku ruri aho ngaho, bari batangiye kumubwira ati ntabwo tugushaka hano, ntabwo dushaka kuzana umwana hano. Principal yese arakara cyane ko bafite abashoramari bagomba kuza kubasura batera inkunga ikigo, kandi gusanga umunyeshuri nk'uyu nguyu ari konyeza mu kigo byatera ikibazo. Gusa umukobwa nubwo yarabyaye ntabwo yashaka kugira ngo areke ishuri, kubw'impanuka baramukuruye umwana bamuva mu maboko, agiye kugwa yaguye mu maboko y'umugabo wari uri aha ngaha. Arebye abona isura neza isa nka CEO, uyu muhungu yari CEO none se. Ibyo bikiba bisa nkaho umusore ibyo yibukaga, yahise akeka ko umukobwa babikoranye ashobora kuba ari hafi aho ngaho. Mu guhindukira atarahise amubona, bahita bakurekana none bagusubije inyuma umwaka umwe. Onkiri we na anti bashaka kumushyingira ikigabo gifite imyaka 50. Ubwo disi yahungaga yagize gutya baguye ku butaka hasi. Icyo gihe atangiye kumva ameze nabi, umutwe uri kumurya, afite umuriro mwinshi. Nibwo haje kuza umugabo ari we CEO. Umukobwa ahaguruka ameze nabi amusaba ubufasha, amubwira ati mfasha urebe ko ari cyo wamarira. Icyo gihe bahise bamarana ijoro ryose bari kumwe mu buryo butiteguwe. Ubwo CEO yari yarangaye, umukobwa yahise amucika arigendera. Nibwo nyine ku munsi wa none bakugaruye aho twari tugeze, nibwo abandi banyeshuri batangiye kumufata nabi bavuga ati nigutuzana umwana ukaza kumwonyereza mu ishuri, ntibishoboka, ntabwo tugushakamo hano. Ni nabwo principal w'ikigo yaje kuhita bibona nyine bitayimurakaza ko nyine bari bafite abashoramari bagomba kuza kubasura nk'uko twabibonye. Bavugaga ko byakangiza isura y'ikigo kuba ari aha ngaha. Ni nayo mpamvu principal ari gufata umwanzuro kugira ngo yirukane uyu mukobwa burundu. Bagerageje kumwaka umukobwa, bagerageza kumwaka umwana yahise abacika, arazamuka ahita agwa mu ntoki za se wa CEO. Nibwo principal yahise ategeka kugira ngo agakobwa bagacisheho. Nibwo yahise atangiye kwiregura avuga ati ni karumuna kuriya munyeshuri. Ubwo wari chairman papa wa CEO nibwo yahise amubwira ati aka kana ni fotokopi yawe nawe ukiri agahinja, atari kakana nakishimira ushatse kwakajyana mu rugo. Ahita afata n'umwanzuro ati iki kigo turagishoramo $200,000 ubwo z'amadolari vuba. Principal kibyumva yahise yicinye icyara, atuye umwanya akaba ari uwanyu kuko aranabakwiriye. Ariko umusore uri hano ntabwo ari guhagarika se, rero nyine icyo yakora byose yagombaga kubyemera. Aravuga ati tumara kumenya nyina w'umwana turaza kumusubiza. Bahise baza mu rugo bapimisha DNA, bapimye neza basanga birahura 100%, umuhungu nuwe. Bivuze ngo nyine umukobwa bari babanye bari bahuye yaje no kumutera inda. Mu isegonda ryari kurikiyeho hari undi wese yinjira yambaye nk'umuntu uturuka mu mpera z'igihugu, ahita avuga ati ngewe ninjye mama w'uyu mwana. Ati ni gute bishoboka? Si we yatangiye kubikeka, ariko aragira ati murebe afite birthmark ku rutugu rwe. Barebye mu by'ukuri basanga ibyo babwiraga byari byo, ntabwo yababeshyaga. Nibwo baje kwizera ko ashobora kuba ari we mama we. So yaravuga ati ugomba kuguma hano nkakwitana n'umwana wawe. Gusa twe turabizi ko atari mama we, ahubwo kari akanyeshuri biganaga k'inshuti ye kari kamufite ishyari ry'uko yari yaratwitiye CEO, ashaka kumera nk'umugiriye mu cyimbo akamuberaho ubuzima akabagiye kubaho kugira ngo arinde ukuri yuko kuzasohoka hanze. Yaje aho ngaho yari ari, umukobwa yari ategereje umwana barebe ko yagaruka ari gusenga. Yamugaruriye umwana mu biganza agati ndamukuzaniye umwana n'uwawe. Amwitegereje arebye imyambaro yambaye abona yambaye ibintu bihenze koko cyane, ahita amuga ati humura nashatswe n'umugabo w'umukire, niyo mpamvu nyine nabaje kuba umukire. Atangira kwigirisha ngaho amufitiye ati ngufitiye rwose cyane, ati kandi ntabwo byaba bikwiye kuzana umwana nk'uyu nguyu ku ishuri. Ati wakaretse umwana nkamukujyanira mu rugo nkamwitaho, igihe cyagera cyo kumwonsa akajya amukuzanira. Ati ibyo byafasha umwana kuba mu buzima bwiza. Umugore akibyumva yumvisha inshuti ishaka kumufasha, atazi ko kumuhemukira yamugambaniye. Yahise agufatira akana abanza ajya kukonsa kugira ngo arebe ko yagaha ibere bakabona kukajyana. Ari gukuramo kugira ngo arebe ko yakonsa, CEO yagukinguriye umuryango. Yabonye wa mukobwa ahita yikanga avuga ati wenda naje hano kubw'impanuka, ariko hari icyo yatangiye kubona no mukobwa bisa nkaho hari ahantu amuzi ariko atabyibuka. Yahise amusaba yuko yamubera umukozi akajya amuhemba umushahara uri hejuru cyane, uri mu bihumbi byinshi by'amadolari. Kagakobwa k'inshuti kaje kubimenya yuko bamaze nayo kumuzana muri urwo rugo, bisa nkaho imipango yakigiye gupfuba. Bidatinze n'ubundi CEO yari amaze kuzana umukobwa mu rugo, akimubona yarikanzemo aravuga ibintu ntago bibaho, kuko nyina y'umwana ntago arazi ko muri urugo, yarazi ko undi muryango yashatsemo.
CEO yahise amubwira ati uyu ni umukozi mushyashya twazanye. Nibwo yahise amubwira ati mureze uwo mwana n'ubundi ugiye kujya murera arebe ko yanamuhoza. Umugore avuga ati ntago mbishaka, ntago nshaka kabikora ngo mumuhe ajye kumuhoza. Akana katangiye kurira, CEO ahita amutegeka ati uwo mwana muhereza umukozi arebe ko ari uwo yamwitaho. Aramubwira murakariye cyane, abona kumwikura mu biganza bye aramutanga muhereza umugore uri hano. Disi akana kari kameze nkaho kazi intoki za nyina, kakigera mu ntoki za nyina kahise gaceceka. CEO akibona ibi ngibi yabigize mu rwikekwe, yibaza impamvu uyu mugore afashe umwana akaba waceceka kandi uwo bitaga nka nyina bitigeze bibaho. Umukobwa yahise amenya ko ibanga rye rigiye kuba ryavumburwa. Ako kanya mu ntekerezo ze yahise atangira kunguka ibitekerezo by'ukuntu ashobora gukora ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma umukobwa ataguma hano. Gusa ibi byose bituma na CEO atangira kuhita bikeka, abwira assistant we amushakira ahantu umugore yigeze kubyarira, bamuzanira kode zose zo mu bitaro. Bagatse ngo ati twazengurutse byose ariko ntago tukize dusanga uyu mwana nako uyu mubyeyi hari kode z'uko yigeze kubyara ari mama we wa nyawe, ntago turi kubibona. Yasagira igitekerezo aravuga ati reka twe tubikoreho iperereza, dushaka uburyo tubigenza kugira ngo tumenye koko nimba ari mama we wa nyawe. Gusa icyo gihe aho yarari hari abo bari bamaze kohereza, bamaze kuhagera kare. Ari oncle we n'umugore we bashaka kumushyingira badashaka, bari bariye ruswa kare guturuka kuri ka gakobwa ibihumbi 200. Kari kababwiye kati mwebwe mugende mushaka uburyo uriya mukobwa ava hariya hantu. Rero tayari bari babyemeye, bemeye ruswa yabahaye, baza gufata umukobwa ku ngufu bamubwira ati vayo usubireyo, ugomba kujya gushaka umuntu twagushakiye. Nibwo uwo yarazi nk'inshuti ye nawe yahise aza bimushyiramo abwira ati genda, ugomba kugenda nibyo byiza. Umukobwa bari kubimubwira gusa akajya yumva ibintu bari kumubwira bisa nkaho n'undi mukobwa ari kumugambanira areba uwo yarazi nk'inshuti ye. Nibwo yaje kubona amabara ye yanyaye yuko ari umuntu mubi. Gusa oncle we kubera ruswa bari bamuhaye yarakomeje arahatiriza ku itegeko ryinshi cyane akomeza amujyana. Gusa abari baje gukora iperereza basanze uwo baketse ko ari nyina atari ari nyina, ahubwo ari uwaje abyitirira agafata umwana w'abandi. Rero bahise bavuga ati ibintu byagenze bite n'icyabiteye kugira ngo bibe kuriya. Banareba ko kukuntu yajyaga aterura umwana akarira, undi yamuterura akahita arekera kurira. Umuhungu yahise abikeka aravuga ati ibintu koko nibyo, ahubwo reka tujye kureba mama we wa nyawe tumenye ibyo ari byo. CEO mu minota mike cyane yasaga ati mutegura imodoka tujye kumureba. Kumbe icyo batari bazi nuko muzehe nawe yakambye ashaka gutwara umukobwa kugira ngo amuvane ahangaha, kuko amaze no kumwishyura kare cyane, ashaka kumusubiza mu cyaro gati ugomba kujya gushyingiranwa n'uwo baduhaye kugira ngo uzakingiranywe nawe. Bo icyabakoreshaga kara karuswa bariye. Ako kanya hari imodoka zaze zibitambika imbere n'inyuma. Izo zari imodoka za CEO yari yamaze kuhigerera, bisa nkaho uyu mukobwa uri hano ibyo byari bimaze kumurangirana. Umugabo akihagera yaje gusaba ko yakinjira mu modoka, baramuhagarika ati imodoka winjiramo nta kibazo ifite. CEO papa we areta avuga ati imodoka idafite na plaque ni imodoka bwoko ki, ni gute irahangayika bageze no mu mbuga y'iki kigo, byagenze bite n'iki bitera. Kagakobwa itaza kitambika aravuga ati uyu ni oncle wanjye na auntie wanjye bari baje hano, baje guhaha ibintu baza no kunsura gusa no ko babangiye ko binjira hano. Atariko ntiwigeze umbwira ko ufite abanyamuryango muri kano kagigi, byaje kugenda bitaba abanyamuryango wabakuye he? Gusa reba batangiye kukeka ko nta plaque yari nafite. Umukobwa avuze ati nta kintu kibazo gihari rwose. Umukobwa atangiye kuvuga navuga ati nabakene rero kugira ngo baze hano babiri ibintu bigoye cyane, niyo mpamvu nyine babitije imodoka z'abandi. Rero akabasaba imbabazi, yabasaba imbabazi ati nibagira ikintu babakoraho. Cyamara agati muhumure wenda nta kintu ndi bwabakorere kirenze nta kibazo. Gusa bahindukiye basa nkabagiye kugenda. CEO yarongeye abaza Lisa nanone aravuga ati kuki nagiye ahantu mu bitaro byose ngasanga na ahantu bigaragara ko ugeze kubyara muri ibyo bitaro, byagenze bite, ukuri nukuhe? Umukobwa atangiye kugira ubwoba yumva ko bagiye ko bamuvumbura. Umukobwa yese yiregura avuga ati ntago nigeze mbyarira kwa muganga ko nta bushobozi twari dufite nabyariye mu rugo, ni nayo mpamvu nyine tugeze ubona record zanjye zo kubitara ariho hose. Umugore aravuga ati buriya nyimara no kubyara sinigeze mbona n'inyama zo kurya kuko twari dukennye cyane. Batangira kwibwirisha CEO ngo atangira amufate neza kuko hazaza akeneye kubaho neza. Gusa kibuka uburyo umugore yakunda gutuntu n'utundi, kavuga ati ntago yakaba yarabaye gushye nimba yarabaye mu buzima bw'abakene, ariko ntibabyitaho cyane. Akana katangiye kurira, bakibona avuga ati akana ndabona gashonje, gusa nibagiwe bebero yako kugira ngo tugahereze, atariko twasimbukira imuhira ngareba ko najya kumwonsa. Chairman avuze ati ni ngombwa wenda twajya kubikora, ibindi byose by'imodoka tuje ibyangombwa n'iki byose tukaza kubyitaho nyuma, ariko umwana ari we wa mbere. Bakimara kubona ko birangiye bagiye mu modoka bameze nkaho bagiye kwita bigendera ko babonaga birangiye. Gusa CEO hari ikintu ari yumvishe mu modoka, agarutse kubareba atari ko mwaretse nkareba mu modoka nayo birimo ibyari byo. Bahise bamubwira ati ni akanyoni bita Fiasanti niko karimo hanga, gusa ntiyabizeraga. Aza kwirebera asanga niko karimo ko umukobwa ari
mu gifuka ntabwo ugeze bamenya ibyo ari byo. Ariko we ntiyakomeje kubyizera, yahise abwira ati mubwire polisi ikurikirana iyo modoka idafite plaque ize kumenyera ibyo ari byo. Bagarutse mu rugo umuganga yaje kubabwira ati twari ibishoboka byose dusanga umwana kuba bamuha amata ntabwo byamufasha, ahubwo akeneye kuba yabona nibera konka. Si wese atekereza kuri umukobwa yagize kubona afite umwana, aravuga ati bajye kumumuzanira. Ku rundi ruhande bwo polisi yamaze gupanura yashyizeho checkpoint kugira ngo irebe imodoka itujuje ibyangombwa. Baje baza kureba basanga ibi ngibi, babisuzumye neza bahita basangamo mu gafuka harimo wa mukobwa. Bahita bamenye yuko yashimuse, aravuga ati nyine kujya kure umwana wanjye ku ishuri ahita aza ku kanya ahangayitse cyane, ariko yanashonze cyane muri ako kanya yategereje. Gusa yakomezaga agahamagara uwo bita Lisa, yari yasigiye umwana we. Gusa icyo atazi nuko Lisa yari ari kubaho ubuzima bw'abakire ameze neza, atazi ko yitiriye umwana akajya kuba mu cyimbo cye. Umukobwa yakomeje akajya abaza abo biganaga babaza ati Lisa bimeze bite, n'ibiki byabaye kuri Lisa ko naheruka kumubona. Barebye babona ameze nkaho mu mabere yo guturukamo amashereka, batangira kumwino bavuga ati ufite umwanda n'ibiki byose, bamwanga cyane. Yumva nyine ibyo kumubwira ntago ari byo. None dushobora no kukwirukanisha kwa principal, warazayirira n'imyanda baba bataye, imigati baba bataye muri za puberi kubera ko nta bufaranga yari ifitiye abanyeshuri bahoraga mugira nabi. Gusa we yumvaga ko agomba kurya nyine bihagije kugira ngo niyo yabona umwana we aze kubona ibyo amwonsa, aze kubona amashereka. Gusa abo biganaga n'ubundi igeze bishima kuko umukobwa yarakira aho ngaho. Bafashe n'ibyo yari afite batangira kubicagagurana nabi cyane. Umukobwa mu burakari bwinshi cyane yabwiye ati kuki munyangirije ibiryo, ni ukubera iki munkore bino bintu kandi ntarigeze ndya n'ejo. Ntago yumvaga impamvu abo biganaga yatumaga bamukora ibi bintu byose. Bakajya namukubitsa bamubwira ati kuba umukene ni amakosa yawe. Gusa ako kanya CEO isahagera n'amabodyguard ye, abonye abo ngibyo bakoraga basanga bamunyuzura, aragira ati mwese uko muri hano uko muri babiri mwamunyuzuraga mwese natuma babirukana. Gusa yese abwira CEO ati babarire basi bwarimwe, ati ariko nanone ndashaka kujya nkwishyura amadolari 10,000 ati kugira ngo ujye uduha amashereka yawe, wenda umwana wacu ashobora kuyakunda nyine akaba yayakoresha akaba ariyo yanywa. Umukobwa byahise bimutungura cyane. Gusa yatangiye gukeka ko si yakeneye kunywa amashereka ye. Gusa se yamubwira ati aya mashereka nshaka ntago ari kugenda ngo ngengwe ubwanjye, ahubwo mfite umwana ufite ikibazo cy'uko atabona andi mata yanywa ahubwo bakeneye amashereka. Gusa nkwibutsa ahangaha umukobwa ntago azi ko umwana bari kuvuga ari umwana we, azi ko umwana we afitwe na Lisa ariko ntago azi ko Lisa abana na CEO. Gusa umukobwa yarakeneye amafaranga kuko akeneye kuzita ku mwana we. Nibwo yese yemera ko yakorana na CEO, ariko aramubwira ati icyo nge ngusaba nuko ngewe najya nza mu rugo rwanyu ariko najya mbahereza amashereka. Uyu munsi CEO yorezaga bajya gufata amashereka yamaze gukama. Gusa yaratangiye kugira impungenge z'uko atarya neza hari ku ishuri. Yasaga ati muze gutegura agacyayi k'ubuntu ku ishuri nimugoroba. Fiance we Lisa ariko yaje kwita byumva. Umunsi ukurikiyeho buri munyeshuri ku ishuri bamuhaye agacyayi k'ubuntu. Abarebye asanga bamuhaye n'ibiryo byiza, akeka ko inshuti ya Lisa yamuteguriye. Gusa ahindukira reba CEO aje muri cafeteria, nibwo yaje kumenya ko ibiryo yamuhaye ndetse n'agacyayi ari CEO waje kubitanga. Yatangiye gucyaha hose, yatangiye kumwitaho. Gusa se yamubwiye ati nibyo umwana nyine ni impamvu naje kubireba. Yabaye nkubishyira ku meza, gusa sitayeho gakeya CEO amufata mu biganza, barebana mu maso mu buryo butunguranye. Umukobwa ahita amubwira ati ntago wakabaye nyegera bimeze gutya. CEO wese afite nk'imikino noneho ahita amufata akaboko amubaza nimba yamukunze. Umukobwa aramubwira ati abandi bashobora kuba kutureba, ashaka kugenda ko CEO nawe adashaka kumurekura. Yahise atangira kwiyumvamo umukobwa, ahita amureba asa nkaho ashaka kuhita amusoma. Amusanga nagiye kumusoma, yahise aza afite akana nyine. Umukobwa akibyumva yisha munsi ya tabure, akajya yumva amajwi yuje aho ngaho asa nkaho hari ibintu azanye nyine, gusa ntiyabyitaho. Ako kanya umukobwa Lisa isa kureba ibiryo avanye mu rugo, aha CEO ho gake aryaho. CEO ahita amubwira ati jyana umwana mu rugo ujyane n'amata urebe ko wagenda ukamuha amata. Gusa mu masegonda make yakurikiyeho CEO yatangiye kumva atangiye kugiramo isereri. Gusa umukobwa uri hano icyo yaje gukora yameze nk'aje gufata ku ngufu CEO kugira ngo nyine yitwe umugore we bya nyabyo. Gusa byatangiye kumutera ipfumu mworo uri aho ngaho, atangira nyine kumva bimeze nk'aho ari abantu bari kwikoza isoni ku karubanda batazi ibyo barimo. Gusa CEO Lisa ntiyamukururaga habe na gatoya, nta nubwo yarabyitayeho. Gusa mu masegonda make cyane umwana yatangiye kurira. CEO agashaka kujya kwirira umwana, gusa akamubwira ati kubariraho gake ntacyo bitwaye. Gusa umukobwa mu kubyumva neza yumvise ijwi ryurira rimeze nk'aho ijwi ry'umwana we. Avuga ati reka confirme ndende nimba ari umwana wanjye. Azazamura umutwe gake gake kugira ngo arebe ibyo ari byo. Akuye umutwe asanga uba ari muri ibyo ngibyo, asanga ni Lisa uyarazi nk'inshuti ye, asanga ni uri mu cyimbo cyo kwitwa umugore wa CEO. Byaramutunguye cyane, gusa nta kintu yafite kubikoraho. Mu kubireba yibaza uburyo byagenze, uburyo ki yazi ko amusigiye umwana akaba ari mu wundi muryango, kumbe we yibereye kwa CEO yagiye kujya kumusimburayo. Ko nyine niwe akabaye uko niwe nyina y'umwana bya nyabyo. Aribaza biragenda bite? Natwe reka tutegereze ibindi bice nibisohoka muzumva mbibagejejeho.
wowe icyo usabwa ni ukuguma muri update byose ubikurikirana.